Bibiliya irabanga bashakisha hano. Bashakisha hano. Wikwicara mu mana n'iminota umwe n'ibiri. Barimo dusenga Imana. Ariko mana. Ubu tuzabasengera tugire gutera. Tubigishe. Ariko senga jambo senga. Ubu amira kibiri wako ibi uganda kandi muri YouTube mu mwezi Imana icubara n'igita takibasafto bafata mwese muri YouTube kuko atari ibintu umwe gusa n'avugisha ndimo kugira umusozo kuri kuri ndarimo na crossing rwose pe kandi uhagaze Imana igufotora uhagaze ni Imana uhaye icyubahiro s'ijambo uhaye icyubahiro ukuhagaze tuyihaye icyubahiro Dawidi arababwira Imana n'icyubahiro iteye ubwoba yarakaye n'igitezi wagira barimbagura mushakirana tuyohereza ngo abajyanama bajya muri matwi ya Dawidi baramubwira ngo witwa Obededomu umukene reka mbarangire n'akandi kantu uyu Obededomu yari umunyegati ubwo bivuze ngo ntabwo ari umuyuda si umwisiraheli umunyegati avuka mu muryango wo kwa Goliyati Agagi umwagagi kwa Goliyati byumvikanye ko ni abantu batubaha Imana ngo bayoherezeyo Dawidi ngo ntibemewe nimuyoherezeyo turebe ko Imana yashize uburakari ngo bayoherezayo mwigeze ko Obededomu yari yaramenye icyo Imana ikunda yari yaramenye amateka y'Imana ya Isiraheli zamura cyane haleluya igeze ko Obededomu ona Betruzela Imana yacu ikunda icyubahiro ikunda umuntu uca bugufiya ikunda umuntu yindi umushyitsi imbere ya ngo igeze ko Obededomu ahamagara umugore n'abana be ati mwicara kandi nibutse ko igiyeyo niwe ntiyari mu nama yafatiwemo ibyango icyemezo cyo kugira ngo isanduku y'Imana igeyo yarari muri iyo nama we hari abantu badusunikira ahantu bajya ngo turapfuye kumbe ni badusunikira mu biganza by'Imana badusunikira muri pozisiyo Imana ihagazemo wige warabe ngo rero namenye ko Imana ya Isiraheli ikunda icyubahiro uyu munsi murava ku rutara Imana irare ku rutara uyu munsi mwese muze mupfukame imbere y'iyi sanduku y'Uwiteka